Inkuru yacu y'uyu munsi tuyitangirana n'umukobwa witwaga Rebecca. Rebecca yari afite imyaka 24 ariko yari ameze ndetse akanitwara nk'umuntu mukuru wabonye byinshi. Buri gitondo yazindukaga kare mbere y'uko izuba rirasa akajya gushakisha imibereho. Akazi kose kashoboraga kumuha amafaranga mu buryo bwiza yaragakoraga atitaye ku mvune ashobora kuza guhuriramo nazo. Muri iyo minsi yakoreraga ku ishansiye ahantu bari barimo kubaka. Yikoreraga amatafari, sima, za bloke sima, akikorera imicanga, agasunika ingorofani, amajerekani y'amazi nk'umuyede nyine. Yakoraga uko ashoboye kose ngo akazi ke agakore neza. Nubwo kari akazi gasuzugurwa na benshi, ariko we yari azi agaciro kako kuko kari kamutunze we n'umuryango we. Ku myaka 17 gusa yatangiye kumera nk'aho ari we papa na mama mu rugo iwabo kuko niwe witaga kuri mama we wari urwaye, wari waramugaye utari ufite ikindi kintu yakora, ndetse no ku bavandimwe be babiri. Rebecca niwe wari icyizere cy'umuryango wabo, bose niwe bari bahanze amaso. Nta na rimwe yajyaga yinubira imvune ahura nazo kugira ngo umuryango we ubashe kubaho. Rimwe na rimwe hari nubwo yumvaga ibiganza bye bitangiye kokera kubera kubikoresha cyane, ubundi akumva ku mutwe yatangiye kumera nk'aho hatonekara kubera kwikorera cyane, agahindura agashyira ku rutugu, agakora uko ashoboye kose ngo akazi ashinzwe aze kuza kugakora neza. Nimugoroba iyo yabaga agiye gutaha yahagararaga hitaruye maze akareba mu kirere akavuga ati ndabyizeye umunsi umwe byose bizagenda neza. Mu mujyi umwe n'uwo yari arimo hafi aho rwose hatari kure, hari umusore w'umukire w'imyaka 30 witwaga Epa. Epa yari yaravukiye mu muryango ukize, nawe biramuhira aza gukira akiri mutoya. Epa yaratandukanye n'abandi basore bo mu kigero cye bitwaraga ko bishakiye, kuko we ntabwo yakundaga urusaku, nta nubwo yakundaga club. Mama we kandi yari umuntu mwiza cyane, yajyaga akunda kumubwira ati uzajye wubaha umuntu uwo ari we wese, umwubahire uko ari niyo yaba atari mu rwego rwawe aciriritse cyane. Ubukire nyabwo ni uburyo ubana n'abandi bantu. Epa nawe yari yaramwumviye maze ibyo bintu arabitora. Nubwo ari umusore mwiza ariko ufite amafaranga, inzu nziza n'ibindi, abasore bo mu kigero nk'icyo yari arimo bifuzaga, yari atarabona umukobwa wa nyawe yakunda ngo yumve bana. Abakobwa benshi bagiye baza mu buzima bwe, ariko byarangiraga nabi, bikarangira bashwanye batabashije gukomezanya. Benshi muri abo bakobwa bigiraga nk'aho ari urukundo rubagenza, ariko nyuma agasanga atari byo, hari ibyo bamushakaho bitari urukundo, bishakira umufuka we. Epa yahoraga yifuza umukobwa umukunda, akamukunda nkawe adakunze ibye, kandi nawe niko byari bimeze. Yifuzaga kuzabona umukobwa akunda bya nyabyo. Yumvaga kandi akeneye umukunzi, ariko ntago yari azi ko uwo mukobwa yifuza umeze gutyo yari ari hafi ye. Ntago yibukaga yuko burya igeno ry'abantu ryandikira inkuru yabo, kuko vuba cyane abantu babiri badafite aho bahuriye bari bagiye guhura mu buryo ndetse bunatangaje cyane batatekerezaga. Epa wari umaze imyaka 10 atari mu gihugu, yari yaje mu kiruhuko no kugira ibikorwa bimwe na bimwe bya business ahakora. Umugoroba umwe yagiye muri supermarket, hari ibintu ashaka kuguramo. Agezeyo ibyo yari akeneye byose arangije kubigura, yarishyuye arasohoka ngo ajye mu modoka yatahe. Amaze gusohoka ariko yashyize ikofi mu mufuka ngo akomeze agende yayibitse. Muri icyo gihe ikintu kimwe Epa atigeze amenya nuko ikofi ye yari afite yari irimo business card, permis, credit card n'ibindi byangombwa byose yakiniraga, byari biri muri iyo kofi ndetse n'amadolari 3,000. Yagize ngo ayishyize mu mufuka w'ipantaro, ariko yo ihita igwa hasi, ariko ntiyabyumva. Epa yahise yinjira mu modoka maze arigendera nk'aho rwose nta cyabaye. Muri ayo masaha Rebecca nawe niko yari yarangije akazi yakarabye, ahita ananyura kuri supermarket yari iri hafi y'aho bakoreraga kugira ngo ajye kugurayo ibyo umudamu wari nyir'ibyondo wabo baberaga mu mazu yari yamutumye. Yari yamusabye ngo aze kuza kubimuzanira nataha. Icyo gihe Rebecca supermarket yari agiye kwinjiramo ni nayo yayindi Epa yari asohotsemo.
Agiye kwinjira yarebye ahantu ku ruhande impande ya parikingi ahita ahabona ikofi y'umukara iharambitse. Yahise agenda arayifata arayifungura abonamo amafaranga, arabibona neza ko ari amadolari ndetse abonamo n'ibindi byangombwa. Icyo gihe Rebecca yahise abibona neza ko ari umuntu wayihataye. Yakomeje kureba ibyo byangombwa yitonze, akomeza kureba niba hari ahantu yabona nimero za telefone, maze arebye kuri business card nimero za telefone arazibona, ariko abona kode zitangira ari inyamahanga. Guhamagara ahita abireka gutyo. Rebecca umutima umwe yatangiye kumubwira uti ese ubundi uhamagara ibiki, wabitse iyo kofi? Yabitekereje ari ku mutima, nanone ugeze aho uranga yibuka ukuntu mama we yahoraga amubwira ati nubwo dukennye ariko mujye munyurwa n'umusaruro w'ibyavuye mu maboko yanyu, ibyo abandi mubireke. Icyo gihe Rebecca ibyo gutekereza kuba hari ikintu na kimwe yafata no mu ikofi y'abandi yahise abireka. Yarabizi neza ko aramutse agiye akavunjisha bamuha amafaranga menshi cyane yakemura n'ibibazo byinshi bari bafite, ariko ntabwo yigeze abikora. Umutima wongeye kumubwira uti ese wakitwara iyo kofi kubera icyo ushaka kuyitanga? Yarebye ku ruhande abona nta muntu n'umwe urimo kumureba, ariko umutima we ukomeza kumubwira uti oya sigaho wibikora, subiza iby'abandi. Amafaranga y'abandi yiyemeje kuyasubiza yose uko yakabaye, nta kintu na kimwe akuyemo. Yahise yinjiramo imbere maze ajya ku mukashiya aho bishyuriraga, amwereka ya kofi, arambwira ati nyitoraguye hariya imbere ya parikingi, ashobora kuba ari umukiriya wari uvuyemo hano wayihataye. Umukashiya arambwira ati ubwo birashoboka wabona ari umukiriya wayitaye, ngaho yishyira umusekirite arayibika, nyirayo nagaruka turaza kuza kuyimuha. Rebecca yarabikoze koko, maze umukashiya aramushimira cyane, aramubwira turakoze uri umuntu mwiza cyane. Icyo gihe Rebecca yahise yigurira ibyo yari aje kugura, hanyuma birangije aritahira. Muri icyo gihe akimara kuhava, Epa nawe yari yanyuze kuri sitasiyo ya esanse, ariko agiye kwishyura arebye ikofi arayibura. Yatangiye kuyisaka mu mifuka yose, areba mu modoka ahantu hose, ariko ikofi akomeza kuyibura burundu. Yahise abwira umupompiste ati kofi yanjye ndayibuze, nari ngiye kwishyura nkoresheje ikarita. Aramubwira ati koresha na telefone nta kibazo. Epa yishyuye vuba vuba na telefone, ahita asubira kuri ya supermarket kuko yari abizi neza ko nta handi hantu yigeze anyura. Ahageze yahise yihuta maze ajya kureba aho yishyuriye, arababwira ati mvuye hano nko mu minota 40, none mbuze ikofi yanjye, ese ntayo mwaba mwabonye? Umukashiya aramubwira ati mu kanya gato gashize hari umukobwa uvuye hano yaje atuzaniye ikofi, avuga ko ayitoraguye hariya hanze impande ya parikingi. Ubu ngubu twayishyikirije umusekirite, mwagenda mukareba ko atari iyanyu. Epa yaramushimiye cyane ahita agenda ajya kureba umusekirite. Umusekirite yahise amusaba kuvuga uko ikofi ye yari imeze n'ibirimo byose nk'ibihamya byo kugira ngo nyine byemeze ko ari iye, maze Epa arabivuga, bahita basanga koko ya kofi ni iye kuko hari harimo n'ibyangombwa bye byose ndetse n'amafoto ya pasiporo. Epa icyo gihe yatunguwe no kubona ibintu bye byose nta na kimwe cyavuyemo, byose byuzuye. Yahise abaza umusekirite ati uwo mukobwa wari wayitoraguye akayizana ubu ngubu ari he? Umusekirite aramubwira ati uwo mukobwa yahise agenda, ubu ngubu ntawe ukiri hano. Epa byaramubabaje, ashaka kugenda ariko umutima ukomeza kumubuza, maze asubira kureba wa mukashiya witwaga Aline. Yaramubajije ati ese uwo mukobwa nta nimero ze za telefone yigeze abasigira? Aline aramubwira ati oya, nta zina, nta nimero za telefone, nta kintu yasabye nk'ubona amaso cyangwa se ishimwe. We yazanye ikofi adusaba gushyikiriza nyirayo, ubundi ahita yigendera. Epa yahise amuhereza nimero ze za telefone, aramubwira ati uwo mukobwa nuramuka wongeye kumubona yaje hano, ndakwinginze aka gapapuro kariho nimero za telefone zanjye uzakamumpere. Yarakakiriye maze amusezeranya yuko naramuka yongeye kumubona ko kazakamuha. We na wa musekirite kandi
yahise agira amafaranga abahereza arababwira ati mwakoze cyane kumbikira ikofi no kuba mwabaye abanyakuri ntimubyitirire kuko rimwe na rimwe mu bihe nk'ibi hari igihe umuntu ahita yiyitirira igikorwa nk'iki ko ari we nyine watoraguye ikintu kandi abizi neza ko atari we wabikoze kugira ngo abashe guhabwa ishimwe kandi abizi neza ko ari ukubeshya. Ati mwebwe rero muratandukanye cyane mwakoze cyane. Epa yahise agenda ariko yiyumvagamo ikintu ko we n'uwo mukobwa bazagera aho bagahura. Ahagereye mu rugo nijoro aryamye yarebye hejuru akomeza gutekereza ku mukobwa cyane. Umukobwa w'umwana mwiza wamugaruriye ikofi nta kintu na kimwe akuyemo. Yikoze mu gituza maze aravuga ati wawu, iki ni ikimenyetso, ni n'igihamya cy'uko abantu beza bakiriho. Ndifuza yakaba yasize nimero ya telefone, ndifuza nari kuba nabashije kuhamusanga tukavugana nkanamushimira, ariko ntabwo byigeze bikunda. Nizeye kandi ko wenda igihe kimwe kizagera maze nkamubona kubera yuko abantu nkawe baboneka gake cyane. Ibyumweru 3 byarinze bishira Rebecca atarasubira kuri ya supermarket. We ntiyagombaga kujyayo hari ikintu agiye kwigurira, yajyagayo gusa iyo nyirabuja yabaga yamutumye kuko yari azi ko akorera hafi yaho kandi hakaba hari ibintu yakundaga kuhagura. Gusa nyuma y'ibyo byumweru 3 noneho nyirabuja yongeye kumutumayo. Icyo gihe wa mukasha witwa Aline yaramurebye akomeza kumwitegereza cyane, aramwitegereza akavuga ati ese uriya buriya se wa mukobwa watoraguye ikofi? Yumvaga yabimubaza ariko yarakirimo gukekeranya. Rebecca yabibonye ukuntu arimo gukomeza kumwitegereza maze ageze aho aramuvugisha aramubaza ati ese ya kofi mwaba mwarabashije kubona nyirayo? Aline ahita yishima ati wawu, Imana ishimwe ko nkubonye n'ukuri. Nakwitegerezaga cyane ariko nari nkibishidikanyaho kuko ntago nakwibukaga neza. Nuko aramubwira ati yego nyirayo yarabonetse. Aramubwira ati hano hari agapapuro maze iminsi ngendana nkagira ngo ndakubona nkaguhe, ariko ntago nigeze nkubona, ntago wigeze ugaruka hano, kereka niba wenda warahagarutse ntahari. Rebecca aramubwira ati hoya kuva cya gihe nibwo nagaruka. Yahise amubwira uko byagenze nyiri ya kofi amaze kuboneka ko yasize nimero ze za telefone ngo bazavugane. Agapapuro yahise akazana ariko nyuma y'ibyumweru 3 kazinze kari karizingazinze cyane ariko imibare yari ikigaragara. Rebecca aramushimiye cyane n'agapapuro aragafata arakabika, yiyemeza ko akigera mu rugo ari buze kuza guhita amuhamagara. Yaratashye abanza guca ko wa mudamu wamutumaga amuhereza ibyo yari amuzaniye maze ahita atahajya iwabo mu rugo. Uwo munsi yaragize akazi kenshi cyane, yageze iwabo ananiwe cyane. Yabanje gukura aka gapapuro mu gakapu ke yagendanaga maze akarambika mu ntebe yari iri aho ngaho, ahashyira na telefone ye garuhukeho gatoya maze ubundi ahita aza azandike muri telefone ye ahamagara uwo mugabo bari banambwiye ko ari umukire cyane. Akimara kwirambika ariko agatotsi karamufashe ntiyamenya n'igihe yasinziriye. Murumuna we nawe wakundaga kurara akoze amasuku yose ngo mu gitondo bitaza kuza kumugora kandi agomba kubyuka ajya ku ishuri, yatangiye gukora amasuku vuba vuba. Yarebye agapapuro gato cyane kazingazinze gutyo maze nta no kukarambura ahita agakubura akayorana n'indi myanda. Agisohoka yahise ahura n'abakozi batwara imyanda bateruye ibifuka barimo kugenda bihuta. Arababwira ati mube muretse nshyiremo n'ibi ngibi. Bishyizemo nuko n'agapapuro kari kariho nimero kagenda gutyo. Rebecca wari wirambitse yaje kugera aho maze ashigukira hejuru yibuka yuko agomba guhamagara Epa. Yaje vuba vuba ariko kureba aho yashyize agapapuro arakabura. Yashakishije hose akuraho telefone, akura ibintu byose aho ngaho byari bihari kugira ngo arebe ko kataba kaguye hasi ariko ntiyakabona. Yongeye kuzana aka gakapu ke kugira ngo arebe ko ataba wenda yibagiwe akagasubizamo ariko nabwo arashakisha arakabura. Yahise abaza murumuna we ati nta gapapuro gatoya cyane wamboneye? Yamubwiye aho kari kari nuko kari kameze. Murumuna we
ati akantu nabonye sinzi niba ari kurimo kuvuga, ariko nabonaga gashaje cyane kanasa nabi, ntakayoye mu yindi myanda. Rebecca aramubwira ati ntibishoboka, koko wabikoze? Murumuna we ati nakubuye hano hose nyine utuntu twose tw'udupapuro twari duhari ndatujyana ndatujugunya. Maze Rebecca arababara ati ntuzi ibyo wakoze, vuba vuba ngwino tubanze tujye gushakisha mu bifuka by'imyanda tugashakemo tukazane. Murumuna we amubwira ko babitwaye, ati ubu ngubu banabipakiye imodoka bagiye. Rebecca yarababaye cyane, aramubwira ati uri umwana mubi wampemukiye. Murumuna we amusaba imbabazi ati ni ukuri ndakwinginze mbabarira, nakoze amakosa yo kukajugunya ntanarambuye ngo ndebe niba hari ikintu cyanditseho, ndakwinginze mbabarira. Rebecca yakomeje kubabara cyane, atangira no kubaza Imana ati kubera iki koko? Yashatse kurira mama we, aramubaza ati ese ubaye iki mwana wanjye? Rebecca amubwira byose, maze mama we aramuhumuriza aramubwira ati wigira agahinda mwana wanjye, birababaje ariko ihangane, niba koko uwo mugabo mugomba kuzavugana n'ubundi muzavugana, gikomeza kuguhangayikisha. Rebecca ati tuzavugana gute se kandi ubona nimero za telefone yari yampaye nzibuze? Mama we aramubwira ati humura, niba Imana yarabishimye ko muzavugana n'ubundi izabikora, igihe kizagera yongere ibahuze. Rebecca yumvaga ibyo bintu mama we arimo kumubwira ari nko kumutera igipindi, ntabwo yari abyizeye, gusa nyine yarihanganye n'ubuzima burakomeza. Mu minsi yakurikiyeho hahandi bubakaga haje kuzura, maze bimukira ahandi hantu, noneho kandi ho hari na kure cyane ya supermarket, nta nubwo rwose yagombaga kuzongera gusubirayo. Epa nawe wari warabwiwe ko igihe cyageze wa mukobwa bakamubona akanatwara nimero ya telefone, yakomeje gutegereza ko yamuhamagara ariko araheba, maze ageze aho aravuga ati ubanza hari ntazigera amubona. We na Rebecca bakomeje kuburana neza. Mu minsi yakurikiyeho murumuna wa Rebecca yaramubwiye ati sha hari imurikagurisha ririmo kuba, waje twajyanayo? Rebecca aramubwira ati ibyo bintu nibyo bafite amafaranga, twebwe se turaba tugiye gukora iki? Ubwo ngubwo urumva twajyayo kandi nta n'ikintu tugiye kugura? Murumuna we ati mbabarira tuzajyeyo, tuzajye kwirebera gusa. Abakobwa twigana baba ukuntu biba bimeze bishyushye, nanjye nkagira amatsiko, uzambabarira umperekeze wenda tujyeyo twirebere, niturangiza tugaruke. Rebecca yaje kubimwemerera, maze rimwe atakoze yemerera murumuna we aramuherekeza baragenda. Batangiye kuzenguruka ahantu hose, maze Rebecca agiye kubona abona kubitanye na Aline, maze Aline nawe wari waramumenye baramenyanye, aramubaza ati nizere yuko noneho wa mubosi mwabonanye. Rebecca ati hoya sha, ka gapapuro burya nahise nkabura, ahubwo se nta nimero ya telefone ufite ngo uyimpe? Aline aramubwira ati hoya nta nimero ye mfite, ariko byiguhangayikisha uzi ko ari hano nawe? Rebecca arikanga atari hano koko? Aline aramubwira ati yego ari hano, ni umukire cyane, afite ibikorwa bitandukanye, wenda wabona yaje hano kureba uko bimeze. Umva ngwino nkujyane ahantu musize atarahava. Rebecca arabyanga ati hoya sha, ndumva ubwo wabunyishe, ubwo se ko kujya kumwishakira urumva yabifata gute? Aline aramubwira ati wigira ikibazo, ni umukire ariko ntago yirata. Nkurikije ukuntu rero ngewe nabonye ahangayikishijwe no kubona umukobwa wamutoraguriye ikofi, ndumva waza tukagenda ukajya kumureba. Humura, nta kibazo na kimwe ari bugire, ahubwo ari bugushimire cyane. Bibaze ko nanjye ari we umbonye akamenya akansuhuza mbere. Ngwino tugende wigira ubwoba. Yatangiye kumva ubwoba yari afite busa nkaho bugabanutse, maze ahita amwemerera baragenda. Murumuna we ahita akubitana n'abandi bana biganaga bari bo basigarana. Rebecca na Aline we bakomeje urugendo, maze kubw'amahirwe basanga Epa ataragenda agihari, maze Aline ahita amubwira ati for uyu muntu turi kumwe. Epa yitegereje Rebecca aratekereza cyane, ariko abona ntahamuzi, ahita abwira Aline ati ubu ntiwankopeza ukambwira? Aline arambwira ati ni wa mukobwa wagutoraguriye ikofi.
Epa yahise yiyemera cyane arishima, ntibishoboka, umukuye hehe? N'ukuntu namushakishije nkamubura? Aline aramubwira ati niwe rero. Epa yahise yegera Rebecca aramusuhuza, aramwibwira, Rebecca nawe aramwibwira amubwira uko yitwa. Epa byaramushimishije cyane, ati Rebecca ntabwo uzi ukuntu nagushakishije cyane ariko sinkubone. Rebecca nawe aramubwira ati mumbabarire nimero zanyu narazibuze, habayeho amakosa akomeye cyane, agapapuro zari ziriho ndakabura. Epa arambwira ati ihangane ku byakubayeho kandi kuri uyu munsi ndagusezeranya ko nta makosa ari buze kuza kubaho. Ahari wenda twaremewe kuvugana bwa mbere no guhurira hano. Aline we muri icyo gihe yahise abasezeraho yikomereza gahunda ze, hanyuma we na Epa barasigarana. Epa yahise amubaza ati ukunda kuza hano? Rebecca aramubwira ati oya, nuko murumuna wanjye yari yansabye kumuherekeza. Epa aramubwira ati Imana ishimwe ko wamwemereye ukamuherekeza tukahahurira. Ahita amubaza ati none se murumuna wawe mwazanye ari hehe? Ko nawe nshaka kumubona, byashoboka ko namubona? Rebecca ahita amubwira aho amusize, ati ariko nyine ahise ahura n'abandi bana bigana nibo bari kumwe. Yahise amubwira ati ndihuta ndashaka kugenda, nawe tuba tubonanye. Bahise bahana nimero za telefone ngo batazongera kuburana ikindi gihe. Bamaze guhana nimero, Epa yahise amubwira ati nugera mu rugo uze kumpamagara ubikore ndakwinginze. Rebecca aramubwira ati ndabikora nta kibazo. Yahise amusaba kumuherekeza akamugeza ku modoka ye, maze ahageze afungura umuryango arinjira, ariko ntabwo yigeze atindamo ahubwo yahise asohoka amuzaniye n'amafaranga menshi cyane. Yahise yamuhereza ati murebe ibyo muguramo mukeneye. Rebecca amafaranga yarayakiriye yishimye cyane, maze yarambika ku gituza cye akomeza kumwenyura ashimira Imana cyane. Hanyuma nawe aramubwira ati murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Epa aramwenyura nawe aramushimira cyane, ati ahubwo wowe warakoze cyane kandi aya ngaya nguhaye nta nubwo ari ayo kugushimira kuko kugushimira ntabwo biratangira. Rebecca aramubwira ati ni ukuri n'ibingibi birahagije. Epa aramubwira ati nta kibazo ndagiye kandi nishimiye kukubona cyane. Icyo gihe yahise yongera kumwibutsa ati ukigera mu rugo uze kuza kumpamagara tuvugane ndabigusabye ntubyibagirwe. Rebecca nawe yongera kumubwira ati ndaguhamagara ndabigusezeranyije nta kibazo. Epa yaragiye ariko yari yishimye cyane, mu by'ukuri $3,000 by'idolari yari afite niyo Rebecca ayatwara ntacyo ari kuba ahombye cyane, gusa umutima we niwo wari urimo umutungura cyane, n'ukuntu noneho yamusanze nabyo byaramutunguye cyane. Kubona umukobwa ufite uburere yamureba mu maso akabona afite isoni nk'abakobwa nyine, ibyo bintu yabiherukaga kera cyane kuko abakobwa yari amaze iminsi abona bose barabashize ibisoni. Rebecca nawe yahise agenda ajya kureba murumuna we, maze amubwira ukuntu bigenze, amwereka n'ibifaranga afite maze biterera ibirere. Batangiye kugura ibyo bumva bakeneye, baza no gusohoka aho ngaho bajya mu isoko risanzwe maze bajya guhaha. Batangiye kugura ibyo bumva bakeneye, baza no gusohoka aho ngaho bajya mu isoko risanzwe maze barahaha ibikapu barabyuzuza. Bibutse ariko ko yose batagomba kuyamara, bageze aho bararekera, asigaye Rebecca arayabika. Bahise bajya gutega imodoka ngo batahe, ariko bose bari bateruye ibintu byinshi cyane mu ntoki kubera bari baguze ibintu byinshi. Abantu bategaga imodoka muri uwo mugoroba bari benshi cyane, ndetse hari harimo n'umubyigano. Nabo bagombaga kubyigana bakinjira kuko bwari butangiye no kwira. Imodoka bayinjiyemo ariko bari abantu benshi cyane bari bayirimo. Ibyo ntacyo ariko byari bibabwiye kubera ko guhagarara mu modoka banabasunika ntacyo byari bivuze cyane ugereranyije n'ibyishimo bari bafite. Imodoka yakomeje urugendo maze bageze aho bagombaga kuviramo irahagarara bavamo. Bamaze gusohoka mu modoka ariko Rebecca yabonye agakapu ke gafunguye, yarikanze maze arebyemo ariko arumirwa. Yasanze amafaranga yose yari yasigaranye ndetse na telefone ye babyibye. Rebecca ntago
yigeze anamenya n'igihe babitwariye. Byaramurenze arababara cyane, ashaka kuvuza induru, ashaka kurira kubera ukuntu yumvaga atabyumva. Murumuna we yaramwihanganishije, Rebeka agerageza gutuza, ariko nyine byari ibyambuza uko ngira. We na murumuna we bahise bakonja cyane, bamera nk'abanyagiwe n'imvura. Ntabwo wari kumenya ko ari ba bandi mu kanya gashize bari bafite ibyishimo bidasanzwe. Barumiwe, nuko baterura ibikapu byabo barataha. Bageze mu rugo, mama wabo yabonye ibyo bikapu byuzuye maze arikanga. Yahise areba ibirimo maze abona baguze imyenda, inkweto, abona bahashye amanyama, amavuta, imiceri. Bahashye neza cyane ngo bumve uko kurya neza bimera. Yahise atangira kubatonganya ati, mwabana mwe musigaye mwiba, vuba vuba musubize ibi bintu aho mubikuye. Ubukene ntibugatume mwandavura. Ninde wababwiye ngo mutangire iyo mico mibi yo kwiba? Mama wabo yavugaga gutyo kuko atizeraga ahandi hantu bashobora kuba babonye amafaranga yatumye bagura ibintu nk'ibyo bari batahanye. Batangiye kumubwira ko batibye, maze Rebeka amwibutsa inkuru ya ka gapapuro n'ukuntu yamubwiye ko byose byari byaturutse ku ikofi bari batoraguye. Amubwira byose ukuntu wa muntu bari baje guhura n'ibyakurikiyeho byose kugeza nyine babibye. Maze aramubwira ati, ahari mama, ubanza naravukanye umwaku. Reba twari twahuye yanampaye na nimero ze za telefone, none telefone barayinyibye, n'udufaranga nari nasigaranye nzi ko tuzadukuramo ikintu gifatika natwo baratujyanye. Ubanza uriya musore tutararemewe guhura kuko buri gihe hazamo ibibazo. Mama we kumva ibyabaye aramwihanganisha, atari ko wikiheba, narakubwiye ngo ntukihebe. Niba Imana yarapanze ko muzahura, izongera ibahuze mu bintu wowe utanazi. Niba kandi yarapanze ko uwo muntu azaba uw'ingenzi mu buzima bwawe, byanze bikunze izabikora. Yigutesha umutwe, bizatinda ariko muzabonana. Kandi niba mutararemewe guhura, ubwo nabwo Imana ifite impamvu, wenda ni ibintu bibi bishobora kumuturukaho irimo kukurinda. Rebeka aramubwira ati, mama, ibyo urimo kuvuga nibyo, ariko nkurikije ukuntu namubonye ni ukuri n'umuntu mwiza cyane, ndifuza kuzongera kumubona. Mama yakomeje kugerageza kumwihanganisha, maze Rebeka nawe agerageza kwihangana. Barateka bararya, ariko yaryaga yumva ibiryo yenda kubitamo amarira. Isura y'umusore yakomeje kumugaruka mu maso, akibuka amwibwira, akamubwira uko yitwa, anamubwira ati, nari naragushakishije cyane narakubuze. Ibyishimo yagaragaje mu maso ye yishimira kuba amubonye byose byamugarukaga mu maso. Yahitaga kandi yongera kwibuka amubwira ati, buri Imana yashimye ko njyewe nawe tubonana bwa mbere tukanahurira ahangaha. Maze agahinda kakamwica cyane, agahita avuga ati, ese buriya ntiyaba ariyo nshuro ya mbere n'iya nyuma tubonanye, ubu koko nzongera kukubona? Rebeka yaje kujya kuryama, ariko ageze mu buriri gusinzira biranga. Akibuka amubwira ati, ukigera mu rugo uze kuza guhita umpamagara, ndakwinginze uze kubyibuka. Rebeka akibuka amusezeranya ati, humura ndibuze kuza kuguhamagara nta kibazo. Rebeka yarabitekereje ararira, aravuga ati, ubu ngubu se arimo kuntekereza gute? Ubu se koko ntarimo kumfata nk'umukobwa w'indangare utagira icyo yitaho? Cyagiye ku nshuro ya mbere nta kindi mba narakoze, nta nubwo nari kuva muri iriya supermarket ntasevinze nimero ze, nta nubwo kandi nari kugira hano ngo ndyame ntarandika nimero ze muri telefone yanjye ngo mbanze no kumuhamagara. Nararangaye cyane. Kariya gapapuro mba naragafashe nk'amata y'abashyitsi, nkagafata nk'ubutunzi bukomeye cyane. Rebeka akavuga ati, uyu munsi se bwo kubera iki nimero ya telefone ntahise nyifata mu mutwe? Imibare ingahe kuko niyo yananiye? Kubera iki se namuhaye indi nimero yazajya nshakiraho aramutse ambuze? Kubera iki se agakapu kanjye ntagafashe neza ngo nkakomeze batanyiba? Icyo gihe Rebeka yatangiye kwishinja amakosa yose abaho, maze aravuga ati, nta telefone ngifite, nta naho nteganya kuzongera gukura amafaranga ngo nyigure, sinzi n'ukuntu nzongera kumubona. Ahari ubanza ntazongera kumubona mu buzima bwanjye.
Epa nawe aho yari ari yakomeje gutegereza ko Rebecca amuhamagara ariko araheba. Yatangiye kwibaza ati ese ubu yaba ataragera mu rugo iwabo? Yatekereje ibintu byinshi ariko ageze aho yanga gukomeza gutegereza ko amwihamagarira, maze ahubwo aba ari gufata telefone ye aramuhamagara. Ku nshuro ya mbere telefone ye yumvishe itariho, yamuhamagaye bwa kabiri, bwa gatatu, bwa kane n'ubwa gatanu. Amuhamagara inshuro nyinshi cyane ariko yumva nimero ye ntiriho. Byaramucanze birinda bigera mu gitondo atarabasha kumufatisha. Byatangiye kumuhangayikisha cyane, yibaza icyaba cyaramubayeho, yicuza n'impamvu atamubajije n'aho ataha ngo amenye iwabo. Epa yabuze icyo gukora kandi yabonaga n'igihe cyegereje kugira ngo yongere agende kuko ikiruhuko cye cyari kigiye kurangira. Yari arimo gutekereza akabona ashobora kuzasubira mu mahanga aho yabaga atarongera kumubona, maze akumva agahinda karamwishe cyane. Mu minsi yakurikiyeho Rebecca nawe yakomeje gutekereza ku muhungu cyane, yigira inama zo kujya kureba Aline ngo amubaze niba hari nimero za Epa yaba yarigeze wenda yongera kubona, ngo anamusigire iyo yazamushakira aho aramutse agarutse aho ngaho. Ariko agiye yasanze Aline atakihakorera. Rebecca yarababaye ariheba, mu mutima we yishyiramo ko rwose Epa atazongera kumubona, ko byarangiye, ko atagomba no kuzongera gutekereza kumushakisha. Epa nawe yaravugaga ati uriya mukobwa ahari njyewe nawe ubanza tutararemewe guhura, kubera ko yabonaga ntako atagiraga ariko ibihe bigakomeza kubatanya. Mbere y'uko asubira mu mahanga habura ukwezi kumwe gusa, yagombaga gusura inyubako ze bari bamaze iminsi bubaka kugira ngo arebe n'aho bigeze. Mu kazi nabo aho izo nyubako ze zari ziri byari byacitse, bavuga bati bosi mu kanya ari buze kuza. Nko mu ma saa 5:15 Epa yarahageze maze arahagarara yegera inyubako ze atangira kuzitegereza. Ako kanya arimo kwitegereza inyubako ze ariko yabonye umukobwa uri aho ngaho mu kazi. Umukobwa wari wikoreye za bloke sima maze azigeje aho yari azijyanye, ahita aza afata ingorofani afata n'igitiyo atangira gushyiraho umucanga, arangije arayisunika ayigeza aho yari agiye. Mu kugaruka yahise ashyira umufuka wa sima ku rutugu maze yikomereza akazi ke na kuraje nyinshi cyane. Umukobwa yari yahindutse umukungugu, amasima n'imicanga byamwuzuyeho ariko ubona ntacyo bimubwiye rwose, afokasinze ku kazi ke cyane nta no kureba ku ruhande. Epa yakomeje kumwitegereza cyane aravuga ati Rebecca burya aka kazi niko ukora? Ni uku nguku wagowe? Byaramucanze yumvaga byamurenze. Yahise agenda amwegera maze amugeze iruhande ahita amujya imbere aramwitambika. Rebecca abura uko akomeza kugenda. Rebecca yahise ajya iruhande rumwe maze arahagarara ariko abona n'ubundi umugabo ntagenda. Yahise amubwira ati nabahaye inzira mwatambuka nta kibazo. Epa aramubwira ati nintatambuka se biragenda bite? Rebecca yarikanze umutima umuvamo kuko yumvise iryo jwi arizi, maze ahita yubura amaso. Arebye abona ni Epa, bombi bararebana. Rebecca yumvaga atabyumva, byari byamurenze, yari agitunguwe cyane. Gusa Epa we kuko yari amaze akanya amwitegereza yamubonye, ntabwo byari bikirimo kumutungura cyane. Yahise aseka aramubwira ati bwa nyuma na nyuma turabonanye, maze iminsi nguhamagara nkakubura ngo nguhe ibihembo byawe, none dore ubu urimo wikorera amatafari, amasima, imicanga, unasunika ingorofani. Ukora akazi nk'aka kagoranye ku zuba nk'iri ngiri, akazi k'ingufu gakunda gukorwa n'abagabo, nyamara wanze gufata amafaranga utagenewe ngo ujye gufunguramo akabizinesi kawe. Rebecca aramwenyura aramubwira ati ubivuze neza cyane, umva nyine ko ari amafaranga ntari ngenewe, ntabwo nyine yari ayanjye. Epa aramubwira ati najyaga ngutekerezaho nkumva birandenze, ariko noneho kukubona ukora akazi nk'aka ngaka uri umukobwa mwiza
hari ubundi buryo wakoresha ukabonamo amafaranga bitanakuvunnye cyane, ariko wowe ibyo byose ukabyirengagiza ukaba ukora akazi nk'aka ngaka kagoranye. Noneho naho uboneye ikofi yanjye irimo amafaranga ntukuremo n'inote n'imwe, yose ukayasubiza uko yakabaye. Njyewe na n'ubu ntago ndimo kubyumva, ntago ndimo kumva ukuntu umuntu ashobora gusubiza amafaranga ye kandi akora akazi k'imvune nk'aka ngaka yagakozemo bizinesi ifatika. Rebecca aramubwira ati erega nta wakanga gukora iyo bizinesi ifatika aramutse afite amafaranga, ariko nyine ariya ntago yari ayanjye. Ako kanya Epa yahise ashaka kumutura wa mufuka wa sima, ariko Rebecca arabyanga, aramubwira ati reka mbanze nyitware nyigeze aho nari nyijyanye, ubu ngubu batangiye kuyikenera batayibura. Epa aramubwira ati reka nyiguture. Rebecca arabyanga ati bosi hoya ni ukuri nimubyihorere mutiyanduza ntabasiga sima, ahubwo reka njyewe nyiture nta kibazo. Rebecca ko yahise ayishyira hasi, maze Epa aramubwira ati ntuzigere wongera gukora akazi nk'aka ngaka, nta kintu na kimwe cy'aha ngaha kandi ugomba kongera gukora, ahubwo ngwino tujyane. Rebecca aramubwira ati ngomba kugakora kuko niko kantunzi n'umuryango wanjye. Epa aramubwira ati nyizera, ndagushakira ikindi kintu wakora, waramfashije nanjye reka ngufashe, aka kazi rwose kareke, nyemerera uze tujyane ahantu tuganire. Rebecca yumvishe agomba kumwizera, maze amenyesha umukoresha we ko agiye. Epa yamutegerejeho gatoya, afata amazi arakaraba, akuramo n'imyenda y'akazi yari yambaye, maze bahita bagenda. Icyo gihe baragiye bajya gusangirira muri resitora imwe, baboneraho n'umwanya wo kuganira. Epa amubaza impamvu atigeze amuhamagara, maze nawe amubwira ukuntu byose byagenze, ukuntu bamwibye bakamwiba amafaranga na telefone ko ataranabasha no kongera kugura indi. Yahise amubwira ati hangane ntago nari nzi ko ari uko nguko byakugendekeye. Yahise ashaka no kumenya byinshi kuri we, maze Rebecca amubwira ko ari we utunze umuryango wabo, cyakoze ko iyo ari muri vakanse na murumuna we amufasha bagashaka uturaka, ariko ko yenda no kurangiza amashuri yisumbuye, icyizere gihari ko wenda ubuzima buzagenda neza mu minsi iri imbere. Epa yumvishe inkuru ye yose maze arumirwa, ntabwo yari azi ko hari abantu babayeho ubuzima nk'ubwo ngubwo yari arimo kumubwira. Yahise amubaza ati ubu ngubu umaze imyaka 24 yose ukora akazi kagoranye kuriya ko kwikorera no gusunika ibintu biremereye? Rebecca aramubwira ati akazi kose mbonye ndagakora, njya nkora amasuku mu bipangu by'abantu, nkabamesera imyenda, nigeze no gukora ko gukubura no gukora amasuku mu mihanda, ariko ntago byamaze igihe kirekire. Kampani yaje kuzamo ibibazo, maze badusimbuza abandi mu bintu tutanatekerezaga. Ibyo ngibyo rero bikimara kuba, nabonye nta yandi mahitamo, nuko nguko nyine naje mu kiyede. Kiravunanye yego, ariko nanone tubasha kubaho ntibingana no gusabiriza cyangwa se gushaka amafaranga mu bundi buryo butiyubahishije nk'uko yageze kubivuga. Epa yahise amureba mu maso aramubwira ati uri umukobwa udasanzwe, uri umukobwa w'intwari, nabamuye nawe mu buzima bwanjye. Rebecca aramubwira ati ndagerageza. Epa aramubwira ati uremera ukavunika, barumuna wawe na mama wawe bakabaho, ukabishyurira, ukishyura inzu, buri kimwe cyose ari wowe kiri ku mutwe? Rebecca aramubwira ati cyane. Bamaze akanya batarimo kuvugana, ariko hari ikintu cyari gitangiye gukura hagati yabo. Epa amuguriye iyindi telefone, barongera bahana nimero za telefone, ariko noneho bavuye aho ngaho buri umwe afashe izundi mu mutwe, kuko bumvaga rwose batagomba kuzongera kuburana. Rebecca kandi icyo gihe yamuhaye na nimero yamushakira haramutse amubuze. Mbere y'uko batandukana kandi yaranamubwiye ati ndifuza ko twazongera tukabonana vuba. Yahise amuha amafaranga aramubwira ati ngaho genda mube muyifashisha mu gihe tutarabona ikindi kintu wakora. Genda ubutekereza ku kintu wakora, nanjye ndaba mbitekerezaho, tuzahura maze duhurize hamwe ibitekerezo.
baratandukanye barataha, ariko muri iryo joro n'ubundi Pa ntago yigeze asinzira. Kuri iyo nshuro ariko noneho ntago byari ibibazo, ahubwo byari ibyiyumviro yumvaga afitiye umukobwa. Yakomezaga gutekereza ukuntu baganiriye, agatekereza ku nkuru ye y'ubuzima, ukuntu akora amanywa n'ijoro yitangira umuryango, maze akumva byanze kumuva mu mutwe. Yaribazaga ati ni gute umuntu aca mu bintu nk'ibyo ngibyo agakomeza akaba umunyembaraga ntacike intege kandi agakomeza no kuba inyangamugayo. Mu gitondo yahamagaye umwe mu bakozi be amubwira ahantu Rebecca atuye, ati ndagira ngo ugende umenyere amakuru kuri uyu mukobwa. Uwo yatumye yaje amubwira byose nk'ibyo Rebecca yari yamubwiye, ariko hari n'ibindi byiyongereyeho we atarazi. Yamubwiye ko ari we wita ku muryango we, ko akora uko ashoboye kose kugira ngo atunge famiye ye. Amubwira kandi ko ari we mukobwa witonda muri iyo karitsiye y'iwabo, ko mu bakobwa bangana ko ari we mukobwa ugerageza kwiyubaha no kutiyandarika. Pa ibyo byose yari akoze si ukutamwizera, ariko nk'umuntu wari waratekewe imitwe n'abakobwa kenshi, yumvaga agomba kugira amakenga no ku mukobwa yari yabonye, akanabona adasanzwe, yumvaga ariko agomba kubigenza. Nyuma yo kumenya ibyo byose yumvaga agomba kujya kumusura amutunguye iwabo. Imodoka ye nziza cyane yaparitse hirya, maze yigendera n'amaguru. Agezeyo yasanze Rebecca ari imbere y'umuryango w'iwabo, arimo kumesa imyenda, ariko ubona ko yenda kubirangiza. Yamwitegereje akanya gatoya, ageze ahita amuhamagara mu izina. Rebecca yahise yikanga, ahindukiye abona ni Pa, maze aramwenyura aramubwira ati wowe kandi nanone. Bahise bose baseka barasuhuzanya, maze amuhereza karibu, ariko Pa aramubwira ati ndiyicarira hano hanze impande yawe tube tuganira mu gihe utararangiza ibyo urimo gukora. Maze Rebecca aramubwira ati nanabireka tukabanza tukaganira, ariko Pa arabyanga, aramubwira ati birangize nta kibazo. Yamuzaniye agatebe aho hanze, maze aricara batangira kuganira. Rebecca n'amatsiko menshi ahita amubaza ati hano wahamenye gute? Aramubwira ati ntibuka se ko wahambwiye, gusa nyine nashakaga kugutungura kandi numvaga nyine ngomba kugira ahantu bakahamenya, numvaga nshaka kumenya aho marayika wamfashije atuye. Rebecca aramwenyura ahita yanika n'imyenda mike yari asigaje, hanyuma yihanagura ibiganza ahita yinjira mu nzu ngo agire ibyo ategura, ahita anamuha karibu ku meza ngo basangire. Rebecca yari yatetse utumakaroni n'utuboga ku ruhande, hari n'agacyayi ka mukaru. Nta kwijena kw'ibyo yateguye, batangiye gufungura basuka n'agacyayi barinywera. Rebecca yari afite ubwoba ko Pa ashobora kubyanga, ariko ntabwo yabyanze. Batangiye gusangira ubona rwose nta n'ikibazo afite, ndetse akanamubwira yuko biryoshye cyane. Basoje aramubwiye ati nakunze karagiteri zawe kandi nananyuzwe n'umutima wawe. Rebecca aramushimira aramubwira turakoze. Ako kanya mama wa Rebecca wari wagiye kwa muganga ahise aza, maze Pa akimukubita amaso aramushimisha cyane. Aramubwira ati nishimiye kubabona, biranejeje cyane. Abana bawe babatoje neza cyane, wabareze neza cyane, bafite uburere. Mama Rebecca nawe aramushimira, maze ahita anamenya ko uwo nguwo ari we wa musore w'ikofi. Yibuka abwira umwana we ko niba koko bararemewe guhura, Imana izongera ikabahuza. None koko byari bibaye. Bakomeje kuganira, igihe kiza no kugera Pa arasezera arataha, ariko n'ubundi bakomezaga kujya bavugana ndetse bakanahura bakaganira. Nyuma y'iminsi mikeya Pa yaje kumubwira ko amukunda, na Rebecca kandi yari yaramukunze cyane, nuko aza kubyemera batangira kwikundanira. Ntabwo byatinze Rebecca yaje no gutangira ubucuruzi, kuko Pa yari yaramufungurije supermarket ikomeye cyane. Yayifataga nk'ikintu gikomeye cyane kuko ariyo yatumye bahura. Aline wabahuje baramushatse ngo bamuhe akazi, ariko ababwira ko nawe hari ibindi bintu asigaye arimo kandi katabireka. Cyakoze abashimira ko bari bamutekerejeho, maze nabo bakomeza kumushimira cyane ko yababereye mwiza, maze akagira n'uruhare runini cyane kugira ngo bahure.
Bari bakundanye cyane ariko Rebecca nta makuru na make yari afite ko Epa yakunze, asigaje iminsi mike cyane ubundi akigendera. Epa nubwo yari abizi neza ko bizamubabaza ariko yarabimubwiye. Rebecca kubimenya byaramubabaje, agahinda karamwica. Ntabwo yiyumvishaga ukuntu umuhungu yakunze agiye kumusiga akigendera. Epa yamusezeranyije ko azagaruka vuba, amusaba kumwizera no kwihangana akazamutegereza. Aramubwira ati humura nzaza vuba, nzaza dusoze ibyo twari twaratangiye maze dukora ubukwe. Rebecca yabuze uko agira ariko nyine yagombaga kumwizera akamureka akagenda, agategereza igihe azagarukira. Mbere y'uko agenda yasize amweretse umuryango we ko ari we mukobwa azagaruka bakabana. Umuryango we waramwishimiye dore ko noneho yarasigaye ari n'umukobwa mwiza cyane usa neza cyane bitangaje. Umunsi Epa yagendeyeho byari amarira gusa kuri bombi, bose mu by'ukuri nta n'umwe washakaga gusiga undi, nuko batari bafite ukundi babigenza. Bose basezeranyeho biyemeza gukomeza kurinda amasezerano yabo yo kuzakomeza gukundana ndetse no kutazahemukirana. Icyo gihe niko byagenze, nubwo byari urukundo at distance ariko nta n'umwe wigeze adohoka ku isezerano rye. Rebecca yari nk'umwana mu rugo kwa Epa, akabasura akababa hafi, baramukundaga cyane nawe akabakunda. Ntabwo bamufataga nk'uzababera umukazana, ahubwo bamufataga nk'umwana wabo, nabo bari ababyeyi kuri we. Iwabo nabo kandi bari basigaye babayeho neza cyane, ubuzima bwaraje. Murumuna we akirangiza kwiga yahise amusanga muri supermarket bakajya bakorana. Uwabonaga abo bakobwa babiri beza gutyo bakamubwira ko bigeze kwikorera amasima, imicanga, ntabwo yari gupfa kubyemera. Nyuma y'imyaka 2 Epa yaragarutse koko, ariko agaruka noneho kugira ngo bakore ubukwe, ariko yaranamuboneye ibyangombwa ngo bazahite bajyana. Byari amarira y'ibyishimo kuri bombi, bose bari bakumburanye bitarabaho. Epa yaramushimiye ko yihanganye akamutegereza, ariko aramubwira ati humura ntabwo uzongera kuntegereza ukundi, kubera ko tuzajyana, ntabwo nzongera kugusiga inaha. Rebecca yarishimye cyane kugenda akajya kubana na Epa yakundaga cyane, yumvaga ntako bisa. Ubukwe bwabo nabwo bwaje kuba, abageni bose basaga neza cyane. Noneho ariko Epa yareba ukuntu Rebecca yabaye mwiza cyane, ameze neza, ukuntu ari umukobwa utangaje cyane mwiza, akumva aribuze neza. Yahise amubwira ati uri mwiza cyane princess. Rebecca n'amarira mu maso ashaka kurira, ati urakoze cyane wahinduye ubuzima bwanjye. Epa aramubwira ati hoya, ni wowe wahinduye ubuzima bwanjye, ni njyewe mugabo wa mbere unezerewe ku isi, kukugira ni iby'agaciro kenshi cyane, ndi umunyamahirwe kuba ngufite. Uyu munsi ni uw'umunezero n'urukundo rutangaje kuko njye nawe twaremewe kubana. Icyo gihe bari bimereye nk'abari mu isi ya babiri, nta kindi bari bitayeho, nta rindi jwi bumvaga usibye urukundo rwari ruri hagati yabo. Babaye nk'abagarura ubwenge bumvisha pasiteri abasabye kuza imbere. Bahise baza bajya aho bari basabye guhagarara, maze bahana indahiro. Barangije pasiteri adekarara ko babaye umugore n'umugabo. Abari aho bose barishimye cyane maze babakomera amashyi. Ubukwe bwaje kurangira bamara igihe gitoya, maze aza kujyana na Rebecca aho yabaga. Umuryango we nubwo wababajwe nuko abasize akaba agiye kure yabo, ariko banashimishwaga n'ukuntu iwabo mu rugo asize hameze. Bakomeje kubaba hafi bakajya babafasha, kandi barumuna be babiri bose bari bamaze nabo gukura, banafite ibyo bakora, benda no gukomeza amashuri yabo ngo bakomeze bajye no muri kaminuza. Rebecca utarajyaga atekereza cyangwa se ngo arote kwicara mu ndege, noneho yayigiyemo. Ageze aho babaga yasanze hatangaje cyane, ubwiza bwaho ntabwo yajyaga bumenyera. Rimwe ahagaze hanze kuri bariko arimo kwitegereza ubwiza bw'umujyi bw'aho babaga, umugabo we Epa yarahamusanze, abona asa nk'urimo gutekereza ibintu byinshi cyane, maze amubajije ikintu arimo gutekereza. Rebecca aramubwira ati ndimo ndatekereza ku ngendo nakoze z'imvune mu mvura, ku zuba mbira ibyuya,
nkatekereza imicanga, amasima, amatafari, nkatekereza no ku ikofi ndetse no ku mahitamo nagize. Epa aramwenyura aramubwira ati amahitamo wagize yatumye mbona impano y'ubuzima bwanjye iruta izindi zose. Rebeka araseka aramubwira ati hoya, ahubwo njyewe amahitamo nagize niyo yatumye mbona impano y'ubuzima bwanjye iruta izindi zose. Rebeka nawe akamubwira ati hoya ni njyewe. Epa yahise amuhobera cyane aramubwira ati twese twabonye impano zidasanzwe z'ubuzima bwacu kubera ko ndagufite kandi nawe uramfite. Bakomeje gukundana cyane, bakorera hamwe kandi bageranye no kuri byinshi cyane. Iyi nkuru yacu ya Epa na Rebeka ni aha ngaha tuyisoreje. Iyi nkuru yacu yatwibutsaga yuko agakorwa keza gashobora gufungura imiryango myinshi y'imigisha tudashobora no gutekereza. Rebeka yari afite impamvu nyinshi cyane zishoboka zo kugumana ikofi ntayitange, ariko yahisemo ubunyangamugayo no kuba umunyakuri. Ayo mahitamo yagize yamuhinduriye ubuzima atari we wenyine ndetse n'umuryango we wose. Muri iyi si yuzuyemo ibibazo by'inzitane n'ubuhemu, reka tujye duhitamo gukora igikwiriye, naho nta muntu n'umwe waba arimo kutureba, kubera ko urukundo, ubupfura, ubunyangamugayo, ubugiraneza byishakira inzira kugira ngo bigarukire nyirabyo, nubwo bishobora gutwara igihe kirekire. Naho kandi bitakugarukira ntukajye ubyicuza, kubera ko uba ukeye mu mutima wawe ufite amahoro, nta kintu na kimwe umutima wawe ugushinja. Ngibyo rero iby'inkuru yacu y'uyu munsi, mwakoze cyane kubana natwe mukayikurikira. Niba namwe hari ikindi mwatubwira kuri iyi nkuru, umwanya ni uwanyu ngo mudusangize ibitekerezo byanyu muri comment. Reka dusubikire aha ngaha, tuzongere duhure ubutaha. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda. Mwari kumwe na Nemba.